bakubwiye ngo Teresa Kelisa agiye kugukoraho inkuru. Yego. Yego. Noneho nk'umuntu njyewe kugira ngo nemere amagambo y'abantu nahise mubaza. Yego. Nuko byagenze. Niba atari ibanga uwo muntu waje guteranya na Keza Teresa ko agiye gukora. Uwo muntu twere example. Byanditse no muri message. Wow. Njyewe mba muri Espagne bambwiye ngo bagiye kukwandagaza ndavuze sinakoze iki. Ngo nuko gwashatse umwavoka ndavuga niko nanditse ndavuga ni no duhangane no serima nanjye mfite umugabo w'umunyamategeko. Nimuze duhangane. Nukuvuga ngo ibi ngibi byose nagahinda kubera bashakiye Jihad umunyamategeko. Nicyo ndi kuzira. Tafaka. Nese gushaka Jihad umunyamategeko ni ikosa nanjye namumushakira niba ari ibyo. Murabiho rero. So iyi message rero ibi ngibi mbere yo kugenda. Nicyo ndi kuzira Godfather reka nge nigendere nisangira umugabo wanjye. Oya. Riri mbere yo kugenda. Oya. Murabiho ndarambiwe. Erika ari guhamagara Teriska bari kugambana. Semuhungu ari guhamagara Teriska bari kugambana. Okay, Teriska. Amagambo ya Riri urayumvisha. Uri kumuryoza ko yashakiye hadi umunyamategeko. None se ko ibyo bintu ari byo abantu buri gihe baza bakigira ahangaha ntakunda. Umuntu muri inbox yanjye araza akandika ibintu bingana gutya. Yagera hano live kavugambo tubiri. Ese ndi kubimuryoza nambwire nge navuganiye hehe nawe? Uwo muntu naho hanavuga simazi ambwira uwo muntu cyangwa abazi uwo muntu ngewe nimba navuganye nawe. None aha turi live. Natubwire uwo muntu naba naganiriye nawe cyangwa se naba nimba Riri namwandikiye cyangwa muhamagara ko yabibwiye n'umuntu bigiye uri l'example ko bagiye kugiye kumwandagaza. None se Godfather ninde mushuti wawe uri muri l'example? Aho ni hehe se ahubwo? Muri l'example. Kaguzi muri l'example ntabwo hazi? Ntabwo mazi. Uri serieza se cyangwa uri boko uri gushaka kunyuma? Ntabwo mazi. Seriye. Ndumiwe ayi mane yanje waravuze ngo abantu bazatangara ngo nkore ni ko wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumira ngo nashikaje ndumiwe. So Keza ahanga hari example ni igihugu kiri muri Scandinavia mu bihugu by'i Burayi ariko reka Riri arabisobanuye. Reka tugaruke kuri izi message nzibasomera abanyarwandakazi. Iyi ni message irimo agahinda kenshi n'akababaro kenshi yanditswe n'uwitwa Keza Teriska yandikira umuntu bita Jihad. Yabanje kumwoherereza wamwoherereje umupolisheri nicyo wohereje Jihad muri view once ukagisiba. Kugira ngo nsome iyi message birasaba kugira ngo manze menye ikintu wamwoherereje muri view once kugira ngo abanyarwanda hano bave mu rujijo. Ni ikihe kintu wohereje Jihad muri view once ku buryo wahise ucyoreza muri view once? Nari mwohere urabona yankozeho nuzavuga nago ndi umusingo mada ngo nago nabanye n'umugabo ngo ngende umukobwa wabyariye wacu ibintu byinshi. Mwoherereza rero papa w'umwana wanjye ari kuvuga ngo Keza twabanye umwaka n'igice. Saba ari kumubaza ati se byabaye urugo? Ati yego byari byabaye urugo. So byari uburyo bwo kugira umwereke ko avuga amakuru adafitiye gihamya. Ariko kuko yari papa w'umwana wanjye nago nagombaga kuyimuha ngo ayirebe nyine ngo ayigumane nayo muhaye view once and then nkomeza mwandikiraho ibyo bintu. Umuntu wongera gutukarira ndamuha amapumbu yase mwamasamwe injiji ni mwebwe we ngo niba ari Dorini waki byimba wereka gufata umubyeyi uretse gato ntimukaze hano gufata umuntu mu batuke. Twumvikane rero umuntu uri bwongera kwandika yibeshya gutukarira muri comment ndaguhanyuko ndakuboroka. Yego kwizi ko mwarakaye. So twumvikane kabasomere hano. Yewe nabwiye Riri ave kuri no binyo bitazamuteranya n'abantu. Reka kumutera ubwo bamwe muri bande mwirukana abantu kuri social media.
iryo ni ikanga zino kamenti biragoye. umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga n'igihe ashakiye kandi nta muntu ufite uburenganzira muri mureke kumukanga muting amanzi nsoma iyi message abantu muri comment mwese abantu muri hasi ndifuza ko abantu 2,200 mwese murira mureke turire kuko ibintu birababaje reka muting amanzi nsome so hano batubwiye ko Keza yoherereje Jihad video igaragaza ko amwe bamwereka ko yabanye n'umugabo atabyariye iwabo yabanye n'umugabo w'ibituza umugabo ucuruza imyenda wambara akaberwa umusore w'igikundiro ariko utawanze tufabye ibintu bireke komeza ibyo reka rero nkomeza rega ngomba kubwira abantu kugira ngo babashe gusobanukirwa kuko yivuze gutyo abantu bari kubaza muri comment ngo umugabo ninde so hello Jihad rero nubwo ntazi icyo twapfuye njyewe ndananiwe izi ariko se wabyisomera kuzifite imbere yawe zooming uzisome kandi nshaka indi telefone kano ka telefone murebe iya kandi nzibasomere nkoresheje iyi telefone akose leta bivamo kuko turi kure okay nazibonye kamuhiye kiretse gato okay nazibonye hano Felix yaragize gute Hello Jihad rero nubwo ntazi icyo twapfuye njyewe ndananiwe izi ntambara ziri mu bwiru icyo ziri mu bwiru izi ntambara ziri mu bwiru icyo naba naragukoze icyo ari cyo cyose nubwo ntacyo nzi gusa ngusabye imbabazi mada bagiye gusaba imbabazi z'ikintu kakoze hano harimo tena nabibwiraga si ubona nabibwiraga nubwo no kukubwira utya mbona nabwo bishobora kuba ikibazo ati wenda n'uburyarya cyangwa iki gusa njye bariri pupe bambaza icyo twapfuye ntacyo nzi nana uyu nana nuwahe ni nana uwuhe ni mami wanjye nana niwe witwa mami nawe bani mami wanjye yes komeza umushyanga imitima y'ubururu ariko se ni gute umuntu urusha imyaka kubera mama wawe nana ntabwo umurusha imyaka mada so nana ngo ni mama wawe nana twapfuye ntacyo nzi nana nuko n'izindi nshuti duhuriyeho gusa njye I am sorry niba hari icyo nana ariko nana uramukunda koko nicyo hari icyo naba narakubwiye kikakubangamira simbimenye I am very sorry ikindi wenda nk'uko wabivuze niba ntari n'umusingle mother ariko wenda ibyabo ndabizi kuko mfite abamama twirirwana mfite inshuti wenda z'abasingle mother naho njye kuba naba ndiwe cyangwa ntariwe ndumva nta n'umumaro wabyo njyewe I am very very sorry Jihad naragukunze urabizi and I still do nubwo hari ibimaze kundenga gusa sinakwanga so have a good day dear mada ko numva agiye kwa Jihad gutakamba ko wagiye gusaba Jihad imbabazi ukimara kwandika iyi message amakuru ufite ngo yarongeye arakubomora urakoze cyane byagenze ntabwo ndi bubijyemo ibyo bindi sibyo tugaruke kuri riri ko ndeba riri message yakoherereje ari message y'urukundo mfura ya mama ko ndeba hano yakoherereje message akubwira ati kobwa yija masheri umeze neza narakwandikiye kuri Snapchat sinzi niba message yanjye warayibonye none se Godfather shyira mu nyurabwenge sibyo usuhuze le petit prince était bon weekend oh my god
Yate po sohwe napfuye Godfather ese ko ntibagira ngo ariko se ko papa gukunda none se ko ndeba pupi ananje no kugusuhuza akajya kukubaza niba mwana yanyaye bigakunda muri gupfa iki Godfather sibyo nakubwiye iyi message yarayinyandikiye nyibona hashize iminsi urumva ndangije njya kuri Snapchat nkuko yari abivuze kuri Instagram ndeba yanyandikiye ngo se twakiyunze na Jihad ko twese turi abashuti be Snapchat y'ibintu bivamo urumva ndaje ndambwira ati riri nkuko ibi bintu bibona nanjye niko mbibona sinzi ikintu mpfa n'uyu muntu nanjye byarandenze riri nta kintu yigeze yongera guteraho comment ubu rero aje kumbwira ngo njye yabonye narabiciye amazi ese yagira ngo mbari njye windukira njye kubahamagara bose nyuma y'izi message nari narahaye Jihad ngo wagiraga ntabwo nkumvishe aravuze ngo namuciye amazi ngo ashaka ko twiyunga sibyo yego none se njye naramubwiye ngo ibintu nyine bimaze nanjye kundenga sibyo yagira ngo se mpindukire mbari njye ujya guhamagara Jihad na Riri nyine mbabwire ngo mureke twese ngo Riri ngo twunge gutya na gutya sibyo njye naramubwiye ati ibintu njye bimaze kundenga kandi ntago nari nigeze nataka Jihad sibyo rero we yabonaga ko umuntu akomeje kunyataka kuko ibiganiro byose rirarabikurikira yagakwiye kuba yarabajije umushuti we kuko njye nawe ndi inshuti ye cyane nkuko ari inshuti na Jihad yagakwiye kuba yarabaye ari wabaza Keza mupfiki akakimubwira cyangwa Keza yagukoreye iki yamara kukimubwira yakenera kutwunga akambwira ati Keza naganiriye na Jihad ndashaka kubunga ibibazo mufitanye tubikemure none se yarabikoze ariko muri kano kanya ari kuza akanyandikira ngo ibya FBI umugabo we gutya na gutya message muri kuyireba none se kavuze ngo ndi kumuziza ko ngo yashatse ngo abaroya ba Jihad nshuti yanjye ubundi umuntu wese yari mu rukiko ntagomba gushaka umuroya none se ndabimuziza hejuru y'iki nabibwiye ndetse atari kuza avugira ahangaha ari amutsinda mu biki nimba nabibwiye uwo muntu wundi ndatekereza uwo muntu yaba ari inshuti yanjye ku rwego rwo hejuru naba nabibwiye sibyo wabimubwiye nimba nyine nabimubwiye ndatekereza uwo muntu yaba ari inshuti yanjye ku rwego rwo hejuru uwo muntu se yamuzanye hano cyangwa akavuga ati ni runaka kuki njyewe ntari gutinya ko inshuti yanjye turi kuyishyira hanze wari gutinya iki ako kantu riri pupe uwo muntu ninde wakubwiye ibyo bintu kuko no muri message ze ayanyandikiye yambwiye ngo ubwo bashatse kuduteranya ntibande urumva bande bashatse kuduteranya ese nagira ikibazo ko washakiye umuntu ese ubundi iyo live ari kuvuga Godfather kuki atarindira iyo live ibe yumve n'ibyo ndi kuvuga koko yumve ibyo nshaka kumushinza yumve ibyo nshaka kumubeshyera ubundi noneho abone ibyaza anshinza nkuko yaraje kuri live cyangwa se niyo ribu yavuze abone ibyo agenda yibwira ati dore umuntu yarayankoze bino bintu ariko njye muri aka kanya mfite ibyo mushinza hari ahandi abantu bose buzuye hari umuntu wambonye ku yindi live hari umuntu wambonye kuri status nanditse ibintu runaka uretse iyi message yiwe amaye postinze mu kanya cyangwa kuko Jihad yanyatatse umutima wanjye wenda kuzaturika bakaba bari inshuti kandi byagiye hanze ko natanze ikirego ahubwo baracyakomeje kungendaho hano hasi ahubwo rero kuva yatanze ikirego kuvana ko yahamagaye abo baribu yavuze nanjye ribu n'inyumve ndishinganishije ku muntu wese waba uri inshuti na Jihad ndishinganishije ibintu byose byakomeza kunkorerwaho cyangwa kumvugwaho bijyanye n'uyu muntu ikintu naba
byose ahubwo RIB izaba ari bikurikirana kubera ko ngewe bimaze kuba too much. hari Ni ikibazo n'ubwa mbere nje ahantu nkavuga kuri kese ya Jihad, ni n'ubwa mbere mvuze iryo zina kuva aho yatangiye kunyandagariza, ariko nta bindi bintu byinshi njye nshaka kuvugaho. urakoze cyane. Hano ikibazo kiragira kiti kubera iki ahangaha wandikiye Jihad warangiza ugahita umurya bloke yari kugusubiza ate? Turabwirwa n'iki ibyo Jihad yakwandikiye hano. Murakoze cyane. Impamvu ni uko uyu muntu ntago nsigaye ndeba amastatasi yiwe ntaramubloka akantera izindi trauma. Abantu bagiye bakurikirana ibyo yamvuzeho n'ibyo yankozeho byose baba ba witness ahangaha. Nge rero mu kwiha amahoro naramublotse. Ikindi kintu, nimba mwibuka ikiganiro yakoze yaravuze ngo uriya we n'uriya muhungu bakorana, ngo Keza ngo yanyandikiye babiseka cyane bavuza n'ingoma, ngo Keza rero ngo reka ngo nkusubirize hano. Icyo kiganiro abantu mukibuka, ubwo mwaba mukibuka cyangwa mukajya kukireba, yaravuze ngo reka nsubirize hehe kuri YouTube. Ngo Keza ngo yanyandikiye babiseka ngo reka nkusubirize hano. Ngo Keza yavuze ngo izo message ziri hejuru yarazirengagije ntazo yigeze avuga, yavuze iyi message yo hasi. Ngo Keza yavuze ngo nubwo yaba atari umusingo mada, ngo ahubwo Keza ngo iyo bivuga gutyo kutari umusingo mada ngo ubungubu ngo nta ngo byariwe nta kibazo kuko nturi we. Urumva? Ngo yenda ngo ufite ngo abamama b'inshuti zawe cyangwa abo bamama ngo ufasha, ngo none se kubafasha ukaba utari umusingo mada ngo ubundi wumva guta agahinda kabo ku buryo ujya kubafasha. Icyo kiganiro kirahari. Ngo agahinda kabo kazi gute ku buryo ujya gufasha abasingo mada utari umusingo mada. Ngo ngiye musubirije hano rero kuvuga kuki nahise mubloka, n'ubundi murabyumva ko yari akeneye kunsubiriza ku karubanda. Ni nayo mpamvu hejuru navuze ngo no kukwandikira ibi nabyo bishobora kuza kuba ikibazo. Kandi koko yarabigaragaje, yansubirije ku karubanda, ibiganiro birahari, abantu barabizi. Nihitira ngenda. Wihitira mbere yuko ugenda ihangane gato. Abanyarwandakazi, iyi account ikize muri big screen niyo ngiye guhostingamo kuko iyi bamaze kumvana byinshi kubera kudatapinga kwanyu. Murebe iyi account muri big screen niyo main account yanjye, muyi following abantu baje nonaha. Iyi account ikize muri big screen iyi ngiyi muyi following niyo ngiye guhostingiramo kuko iyi ngiyi yindi kubera mutari gutapinga bamaze kumabona ngi mukanya bashobora kunkuraho. So mu following iyi ngiyi kugira ngo mutaza kumbura, mu following iyi ngiyi iri muri big screen niyo main account yanjye by the way ku bantu batayizi. Iyi niyo account yanjye nini. So muyi following kugira ngo nimvaho mutaza kwiberwa ahantu dufunguriye twagiye. Riri pupe ijambo ni ryawe, mukomeze muyi following. Nihitira ngenda. Aho umumama yanditse ngo Ariya na Muyango na Ripupe nta mahoro bazabonera kuri ino si, igihe cyabo nikigera muzakibona. Noneho Ripupe niwe uri kumushakira umwavoka. Ngaho ndagiye. Ntabwo ari wowe. Ntabwo numvise ibintu uri kwihuta. Murabeho. Ariko ntabwo nawe uza kuganira gutya, ntabwo uza unusurukeho nose baragusubiza ko tudahari. Ariya na Muyango na Ripupe nta mahoro bazabonera kuri ino si, igihe cyabo nikigera muzakibona. Noneho Ripupe niwe uri kumushakira umwavoka. Ndabasezeye aho ngaho bara mu biti. Nyamara rero hano harimo bifu. Reka harassment zawe nta muvugira se wowe uri mu mitima y'abantu 200 ariko mwagiye mureka ibyo bintu bya munyangire. None se warafata umuntu kavanga uramukanga umbwira ngo nave ave hano uramujyana he ave ku mihanda ye. Amwe agiye mureka ibyo bintu. Ariko yahamagaye se muhungu nawe amutera ubwoba.
ntabwo turi kukumva. Ndikubaza ngo yakubwiye ngo ari mu rusaku. Oya ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanjye waravuze ngo abantu bazatangara ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanjye ubwanjye nzumirwa ndumiwe niko wavuze. so rero ahangaha ikindi nongeraho riri aragira ngo ari kuvugira Jihad ahubwo amushyira mu byago birutaho ibindi. kanga ntabwo mushobora guterarira ubwoba ngo mbemerere. urimo kumva ibyo bintu ni ikanga muri gutera. ntabwo ngiye mbemera ko ntabwo mwaza gukanga riri hano kuko none se ni ikiriri yakoze kitari cyo. none Keza mbwira abantu baranga 1000 muretse kugendera mu Kigali n'amarangamutima murebe iyi message imesekende. Keza umuntu agize ubwoba kugiye kumukoraho live bamutwariye urugambo wenda bagiye kubateranya. urimo kunyumva aragusanza aravuga ati rero ntungore ngibi nk'umuntu agize ubwoba wenda yakoresheje amagambo muri gukanga yakuze iki se muhungu wenda kubuza nk'amarangamutima. ngiye niko ndi kubibona ntabwo ndi kuvugira riri ariko ndi kubibona ntabwo ndi kubona nk'ibintu byaciye nk'amabere. ariko tugaruke kuri iki kintu nani Keza ikintu mbashije kubona kuri amagambo riramaze kuvuga none aha bwa nyuma nikanzemo. riri rero ntabwo ugize umanuka ugenda sheri wagumye hano. Godfather nta kibazo cy'ingenzi ni uko yavuze ko ngo ngiye kumukorera live. iyo live ntayihari sibyo nta niyabaye ubwo bafite aho yayikuye sibyo. Ikindi FBI biwe nta kibazo nibakomeze bamukorere neza. ndumva afite nuza ikindi gisirikare ahangaha cyangwa ahandi ubwo ntazi sibyo. ikindi gikurikira uwo mugabo wiwe ngiye nta mwavoka nkeneye kubyumva nta n'imanza nkeneye kujyamo ku buryo ankangisha ko afite umugabo w'umwavoka nako urenze umwavoka. so ibindi rero RIB nayo ubwo yavuze ko yabwiye RIB ibindi ubwo yabwiye RIB nabo bazabikurikiranira ahangaha. ngiye murakoze ndagiye. Godfather wakoze kumfasha kunyakira ahangaha Imana ikumugisha. mbere y'uko ugenda Keza we Imana izaturinda don't worry Imana niyo kuvuga ngo njyewe ngo namubwiye ibyo bintu yahamagaye na Semuhungu ajya kumutera ubwoba n'ibiki urumva. so rero ndi kumva ahubwo abantu bose bafite aho bahuriye na Jihad bafite ahubwo kugira ubundi burinzi baduha kubera yuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera. niba umuntu akubwira ko afite umuntu urenze umwavoka icyo ni ikindi kintu. Eric nturi hano naguteye ubuhe bwoba waneye ubwoba gufite video mukohereza ngo za Jihad kandi birimo ntubisibe nabyo bifate screenshot rero byohereze binyoherereze ri Keza buretse gato. none se ko byaba biteye ubwoba nagutera ubwoba se gute? none ahangaha hano ikintu dore hano muri comment ikintu kiri gutangaza abantu riri hano baravuga ati Keza ntacyo mfa nawe. uriko nyumva urabizi ngiye hari abantu bamuhamagaye ba Luxembourg narinzi ko hano Keza aravuga ati ninde muntu wakubwiye ibyo bintu ku buryo uza kumva ufite ama FBI ari kuvuga amazina se yavuga amazina ubishyire mu cyo riri. wambwiye uwo muntu waguhamagaye nanabikwandikira ndakubwira ntiriri uwo muntu wamuzi ko nzi sister wawe ari wo nari bukure mukuru wanjye yahise ampamagara arambwira ati riri mukuru wanjye uramuzi Keza ndamuzi ekwe nakwandikiye ndakubwira nawe ntabwo tumuzana hano ntabwo ari muri bino bintu.
noneho arambwira ati riri bagiye kukwandagaza bose nakoze iki nibwo nanjye nateye intambwe nk'umuntu tudafite icyo dupfa witwa Keza Teriski nahise ntera intambwe ndamubaza mwohereza iyo mesaje Riri iyi message ni ugutera intambwe cyangwa ni ukuntera ubwoba kumbwira ko ufite FBI kumbwira ngo umaze guhamagara RIB FBI ni ukuvuga abantu bampa amakuru wow nuko navuze abamotari ntacyo wowe nimba ntacyo icyo tucyemera wabuze uko ubita FBI mfite ntayo wabuze uko ubita Riri ni bande Keza reka basome ino message bose enda soma hano ni kwanyandike ngano nakani byo yanyandikiye none urakoze okay ibi bintu wari umwoherereje ni ibihe mpereza iyi audio ndimo kansomesha ibice mpereza audio amenyeshe pe ishobora nzohereza RIB para babara kandi bishaka zinyohereza no yaje ubwo se ni impumu kumwe muzamani yemera ko nziviza audio ndazigwa zose izanye n'iziwe hano gazi mutapinge screen mutapinge ishano ricitse umurizo mutapote tugere kuri miliyoni 2 mutapinge screen ntabwo Keza mwana wa mama komera shikama tuza urumva sinshaka ibintu hamwe yabuze ibi bintu aho byangejeje n'ibihombo byanteje no gucibwa amazi like gutakaza agaciro nagize uzi buri kimwe cyose nakorewe n'inshuti ye magara abantu bose barabizi uburyo ari inshuti magara ukabona nawe reka nyikine aya masegonda ni 43 kamanze ndio ni 43 tutavereza video audio itariyo amasegonda iyi audio ifite amasegonda 43 iyo mpayifite 43 banyarwandakazi ngiye gukina iyi audio muriteguye buri muntu wese nafata umuswara yiherere apfune arire hanyuma reka twumve imbere yuko nsoma iyi message riri pupe yandikiye muhungu Keza ndakwiye gukomera dore hasi bashadibu zamuri zo mbariga zawe sheri kankine iyi audio numva ibikangisho Eric yabanje gushyira kuri Keza ariko munankando nkoka kwitwa n'inkuba mwe mwumve
mundebere munyumvire umunyarwandakazi hano mwumve hano reka twumve rero twabyoheje noneho ibintu wabitamo mwana kare politiki bagakora akazi kabo nawe ibyo gushyiraho amarangamutima muri kesi nka kiriya ubaho ibyaha 10 ibyo byaha byose yabicaye uri bugabo byandi ko yabutse urumujura kwa nyirabukara ngo wamwibye agatambaro yo wibagirwa vuba pe wibutse bambaye yakoporotse n'ubundi mupfa mu bifashije byose gusa umuntu ari umwana mwiza ko umwana muri ku bantu bose naho undi yewe ntaboneze kujya hariya mu moto nabo tukirasi tegereza bagutita n'uzajya kurema naho ubundi bye ntabwo banera ubwo washirisamba okay iyi audio bakimara kuyohereza uretse gato banyarwandakazi murebe kano gakonte kize muri big screen kano gakonte muyifollowing niyo ngiye kuza gufunguriramo none muyifollowing iyi konte nini navuze ko nzatangira kuyikora bimaze kugera kuri 500k reka dusome iyi message muyifollowing iyi account iyi ngiyi akadarapo ka Canada muyifollowing niyo ngiye kujya postingiramo so hano ukimara kumuhereza iyi audio riri pupe yakwandikiye agira ati ese ubwambure bwa jihadi yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje mama yake na muzara mama si wowe wabisakaje ko mfite témoignage Jésus Christ attends un peu muri hasi mwanditemo ngo témoignage okay za benshi témoignage za benshi sinacecetse ndacyabifite ja mumvugire ngo ja rero kisha make rekeraho kuntuka nzira ubusa yo naseri iki kucyaje gutuka mu byo kurusha imyaka n'ukuri kw'Imana sometimes muzumura kuntuka nzira ubusa ndakuruta nyubaha yo bro sometimes none se ahanga hari yanditse ikihe kibi mu by'ukuri arakubwira ko mwubahe arakubwira ko wowe kubera iki wasakaje amashusho ya jihadi yambaye ubusa kwanjye Sumoiki. None azanera ubwoba ngo afite ngo gatete mwanyaje ngo z'abantu batandukanye bakizo bitano za jani azisakaje ndendi ya ikibazo nshaka kubaza hano kimwe Yego. riri kuri umushuti cyane wa jihadi akaba yaranyandagaje bishoboka byose akaba Semungu ari umutangabuhamya mu bindi birego aregwa kuki uyu munsi ari wo wanyibasiye ukanibasiraho Semuhungu ese aho hantu nta kintu kirimo Periski nigeze nkwibasira message wamaye intera ubwoba message wamaye intera ubwoba oya guteze Minese message siranga abantu ntibari kuyisoma ibintu bimaze amezi nge narakwegereye ndavuga nti ibi bintu ko nabonaga bari kugutuka binambabaje nk'umubyeyi nka warabyaye nanjye narabyaye ndakwegera nibwo nakwandikiye unsubiza kuriye riri kukubaza kuba narakubwiye yuko ntazi ikintu mpfa na mushuti wawe kandi nacyo nawe nabimwibwiriye direct nta handi mbinyujije ko nta kintu nzi mpfa nawe nkemera kumusaba imbabazi nta kintu mpfa nawe ninde hagati yanjye nawe ninde wegereye undi je nabonye barimo kugutuka ninjye waje kukwegera uhereza urugero se nkuhereza urugero wivuga ngo ninde wegereye undi riri uburyarya bw'abanyakigali ndabuhaze cyangwa abantu mumeze gutyo reka nkubwire riri wivuga ngo niwe wanyegereye nimba waranyegereye wadufashije iki nashatse kubafasha niwo wanyangiye narakwangiye kandi naragusubije on Snapchat
sha wari trop froide vraiment nk'umuntu udashaka. naragututse kuki uvuga ngo Oya, nk'umuntu ntabwo wantutse. udashaka kuki uvuga Oya, nk'umuntu oya, udashaka naragututse wansubije nk'umuntu vuga uko utabishaka. nagusubije riri Ntabwo wigeze untuka kuko nta n'ikibazo nari mfitanye nawe, ariko ukuntu urakoze wansubije ni gute bivuga ariko riri kuki ibintu byose kuki uri kwanga nk'umuntu kuvuga utabishaka. gute nk'umuntu utabishaka gute narakubwiye ngo ntabwo nshaka Oya, kwiyunga na jihad message zawe za Snapchat zisubizeho. ndazisubizaho gute se zishyireho Zishyireho. okay jya muri chat yanjye nuza Snapchat gumana amachat ndazibura zaragiye. none se nimba utazifite ngenda zikura Snapchat kidasigarana ntuzi Icyangombwa ni ko reka nkoze ikintu kimwe riri narakubwiye ngo ntabwo nshaka kwihuza na jihad subiza icyo kintu narakwegereye ndakubwira nti iyunge warakoze kunyegera ndakubaza ko wanyegereye narakubwiye ngo riri wimpuza na jihad subiza sha izo message oya riri wasubije ikintu wivuga ngo izo oya message ukuntu wansubije nese ni gute ntari kuba narabikoze nuko nawe nabonaga utabishaka. riri nkubwire imikino yose mwagiye mukina imikino yose mwagiye mukina sibyo hari imana yo mu ijuru ikureba mu mutima nanjye ndeba mu mutima uri kumva kuko ngende kukubaza ni uravuga ngo nagusubije ntabishaka narakubwiye se ngo sinshaka kwiyunga na jihad ubwe naramwaprocinze ndebe ko twakiyunga keza none wowe waje kutwunga ndagutererana waje ushaka amahoro akakwandikira wowe ukamusubiza uri froid byari kunanira kubahuza ntabwo wabishakaga. wowe ibintu ndi kukubaza ntabwo uri kubinsubiza winyura hirya no hino riri narabyutse hano abantu uzi ikintu ahubwo washakaga kumenya kuko ngiye ntabwo ndi umwana n'ubwo noneho reka nkubwire ikintu washaka kumenya ndahumeka uwuhe mwuka nyuma y'ibyo baba bankoreye abashiti bawe kubera ko kumbwira ngo ntabwo waranyaprocinze kugira ngo utwunge kandi ntaraguhakaniye ngo winyunga n'umuntu kugira neza nabyo ni bibi murabeho. twese turi ku kibazo cy'umushuti wawe okay nuko hari umuntu uturutse example wanyohereje yampamagaye nk'inshuro nk'eshanu na mukuru wanjye arampamagara uturutse example baravuga ngo mugiye kunkoreraho live ndavuga se ndaziriki niyo ntandaro ya bino bintu byose
yo Okay, ko yakubwiye ngewe Keza, yakubwiye ngewe Keza na Semuhungu. oya Semuhungu ntago bamuvuze, bavuze wowe. Ubwo rero igisubizo ntago ndagihabwa kubera ko ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi muri kwesi yawe. Noneho ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi kuri kesi y'umushuti wawe. Cyane nanjye wari umushuti wanjye. Sibyo? Kuki watwandikiye ibyo bintu umunsi umwe? Sibyo? Kandi harimo amagambo akomeye tutabyirengagije. Okay, yenda twabyirengagiza kugira tworoshye ibibazo. Sibyo twabyoroshye kugira reka mbasubize. Ikindi nkeneye kumenya uwo muntu waje akakubwira ayo magambo. Kuko bitari ibyo n'ejo byakongera. Yes, nkeneye kumenya uwo muntu ubwo nimba utamuvuga uko bimeze. Njyewe Eric ni inshuti yanjye, nawe uri inshuti yanjye. Uko bimeze umuntu ntago ari kuri social media. Uko bimeze ngiye guhita muhamagara nona ndavuga ni mubwire nti waduteranyije. yo ariko nani Keza, ahangaha ndatekereza ikintu kibi cyawe ngiye ndi kumva, nyamara ndi kumva nta kibazo afite. Ririwe aravuga ngo none kuba hari umuntu waje kumubwira ibihuha akabegera akavuga ati nibyo ibi bintu nibyo. Godfather uzi impamvu ndi kumubaza ibyo bintu. Uwo muntu ngiye ntago muzi n'ibyo bintu ntago mbizi. Rero ntamumenye uwo muntu ejo yazambeshyera ikindi kintu gikomeye. Ntago bizongera oya ubwo nutamuvuga ubwo nyine turabifata uko nguko wabizanye sibyo. Ubwo menye ko mfiteho ikibazo kingana gutyo nta kibazo tubane gutyo. Ariko se riri okay noneho ndamukubwira ariko ndamukubwira yibutse. Oya